Muraho neza ikaze hano kuri YouTube channel yacu. Nitwa Dr. Gasangwa Patrick, nkandi umuganga uvura indwara zitandukanye ariko byihangira ni kwibanda ku buzima rusange n'imirire. Umunsi rero tugiye kuvuga ku kibazo abantu benshi bagira, ni gute wakongera ibiro ariko utabyibushye inda. Hari igihe umuntu usanga yiyongera ibiro ariko inda yaramubyibuhanye cyane, ibyo twita fat abdomen. Rero ukabibaza ati ese ni gute nakongera ibiro ariko inda yanjye ntibyibuhe? Ikibazo usanga umuntu yabyibushye inda gusa. Tujya tubona ku bantu banywa inzoga nyinshi, barya ibinure byinshi cy'amavuta menshi, nuko bibagendekera. Aha rero tugiye kugezaho inama zagufasha kwiyongera ibiro nimba ushaka kubyibuha neza ariko bitagusabye kubyibuha inda cyangwa se kugira inda ije imbere. Biriya twita nyakubaka birashoboka cyane. Rero reka tubyige ukoresha ubumenyi bwa siyanse n'ubunararibonye birumvikana bwacu, turebere hamwe uko ushobora kubyibuha ariko ntago inda yawe ibyibushye, ahubwo inda ikaguma na size, mbese ukaba physically fit. Icyo ugomba kwitondera, hari ibyo kurya bifite akamaro. Icyo twita kongera ibiro neza ni ukwiyongera mu buringanire bw'umubiri bikagenda mu mikaya aho kujya mu nda cyangwa se ku bitugu gusa. Akenshi uzasanga hari abantu babyibuha ibitugu, inda ikabyibuha ariko ahandi ugasanga nta kigenda. Wareba akaboko nta kigenda, amaguru nta kigenda. Bisaba kubyibuha rero umubiri wose kandi biringaniye, ariko inda nabyo ibitugu ugasanga nta kibazo. Hari ibyo rero kurya bishobora kugufasha. Hari ibinyamavuta byiza wakoresha, urugero avoka, amavuta y'inka, olive oil, peanut butter. Aya ni amavuta ushobora gukoresha, ariyo twita amavuta meza. Ariko hari amavuta adakwiye, rero niyo ukwiye gukoresha amavuta avoka, amavuta y'inka, olive oil na za peanut. Hari poroteyine nanone ziza, amagi, inyama zidafite ibinure byinshi, amata, ifi, ibishyimbo. Inyama zidafite ibinure byinshi tuvuga ni white meat, inyama z'umweru. Nimba urya inyama zitukura, zirikana ko rwose aho utari iwawe uzagira inda n'ubyibuha n'indi zabyibuha, kandi atari byo tugambiriye. Ikindi ugomba kugira ibyo bita carbohydrates zikungahaye, ibijumba, imyumbati, umuceri, ibinyampeke bitunganyije neza nabyo ni ingenzi. Hari ibiryo rero buriya ugomba kwirinda muri uru rugendo rwawe. Irinda ibifite isukari nyinshi, urugero twavuga n'amavuta mabi, n'ibyo kurya dukunze kwita junk food. Bino byongera inda kurusha uko byubaka umubiri. Ibi rero mubyirinde rwose niba mushaka kongera ibiro. Hari imyitozo yubaka umubiri wakabaye ukora. Hari abantu bagira ngo niba umuntu nyine ashaka kwiyongera ibiro ntibakwiye gukora siporo. Ibyo si byo. Nimba ushaka kongera ibiro, kora siporo. Ibyo ugomba gukora rero, kora imyitozo yitwa resistance training, nko gukora push up, squats, gukoresha utwuma tw'amaboko twita dumbbell. Irinde cardio nyinshi cyane, nko kwiruka igihe kirekire kuko bitwika calories nyinshi. Ibitozo byibura 3 mu cyumweru. Icyo ugomba kumenya, tangira gahoro gahoro ugenda wongera, ntabwo wabikorera rimwe, ni buhoro buhoro. Icyo ugomba kumenya kandi nanone, imikaya ikurura ibiro bifite ireme. Inda yo ni ububiko bw'amavuta, hitamo neza rero. Inda ni iki? Ni ububiko bw'amavuta. Ikindi, shyiraho gahunda y'amafunguro. Kwiyongera ibiro buriya si ukurya gusa ibyo ubonye, bisaba gushyira gahunda mu byo urya no mu gihe ubiryaho. Uko wakora gahunda y'amafunguro, fata ifunguro rya mu gitondo ritubutse cyane. Fungura kenshi ariko ibipimo bito. Mu bipimo bito nyine ushobora gufungura nk'inshuro 5 ku munsi n'urugero. Ikindi, shyiramo za snacks z'ingirakamaro nka za yogurt, amagi, ibinyomoro. Birumvikana ibi azaba ari ingenzi. Uko ufata amafunguro mu gihe gikwiye, niko umubiri ubika neza calories zikubaka aho zikwiye kujya, si kunda gusa. Ikindi buri ugomba kuzirikana, gerageza kuryama no kuruhuka bihagije. Buri umubiri wubakwa nijoro. Iyo usinziriye neza, hormone z'inyubakamubiri zikorera mu gihe uri kuruhuka. Impamvu uzasanga umuntu utaruhuka, udasinzira rwose biragoye. No mu bana bato tujya tuvura, iyo umwana ushaka kongera ibiro, umwana ni byiza ko aryama akaruhuka. Iby'ingenzi rero mu gusinzira, sinzira amasaha hagati ya 7 kugera ku 9 buri joro. Gabanya stress, wirinde phone mbere yo kuryama. Kuryama ku gihe ni kimwe mu byongera ibiro neza.
Kuryama ni igice cy'imirire, iyo ubirengagije ni impinduka nziza. Bivuga ngo rero kuryama mubyiteho nabyo mu rugendo rwo kongera ibiro. Ikindi inyunganiramirire biriya twita supplement. Abantu benshi bakunze kumbaza ese ngo nakoresha inyunganiramirire? Igisubizo ni iki, yego, ariko inyunganiramirire si ibisubizo by'ingenzi. Gukoresha protein powder cyangwa se mass gainers birashoboka, ariko bigomba gukoranwa inama wahawe na muganga cyangwa se ushinzwe imirire nutritionist. Ntukagure ibyo utazi cyangwa ibyo ubwiwe n'inshuti gusa, ahubwo banza nawe ukore ubushakashatsi. Ukoresha inyunganiramirire nk'inyongera siyo shingiro. Ibi ntabwo ari byo by'ibanze, ahubwo za nama twavuze haruguru ngiye no kubasubiriramo nizo z'ingenzi. Muri make, rya ibiryo bifite intungamubiri nyinshi, si ibiryo byinshi gusa. Kora siporo yubaka umubiri, ntiwihishe mu rugo. Shyiraho gahunda yo kurya kenshi kandi ku gihe. Ruhuka bihagije, usinzira neza. Ikindi inyunganiramirire ukoresheje ariko izizewe kandi utabwe n'abantu. Rero Gasangwa Patrick, ndabasaba ko mwashyira like birumvikana kuri ino video yacu cyangwa se YouTube yacu, mukatwandikira mu bibazo mufite kuri comments, ariko mukore subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo dukomeze kongera ubumenyi. Kongera ibiro rero muzirikane ko si ukubura shape, ni ukubaka ubuzima. Bye bye, ciao ciao. Muraho neza, ikaze hano kuri YouTube.